ndashaka kubabwira iki ngenda kubagambira iki uyu Yesu mvuga Yesu ogumpawe nkuga atanga amahoro abantu batabuha ahemiremba abantu batakubasa uyu Yesu ndi kubabwira Yesu ndi kubagambira kirere ahindura ubuzima nahindura amagara narakijwe muri gereza nyewe nkarokokera iyakira muri gereza nyewe nagarukamo nayikiriza mu gihome hashize amezi 6 hanyuma y'imyezi 6 tangira nanjye kubwiriza ubutumwa nkatandika guhurira injiri kabwiriza abafungwa erana nkatandika kubwiriza abantu baryo tangira kujya nzenguruka muri gereza yacu ngani torwa mu gihome cy'itu nanjye ndi kwamamaza Yesu kuragambira Yesu noha Yesu ashimwa cyane Yesu yabazwe munonga wa mumwi wa warage robowe naga warage yatangiye kwamamaza Yesu hatatandikira nawe kubikora injiri ya Yesu wa mujura wibaga ihene z'abandi wabere nayo embuzi z'abandi yatangiye kwamamaza Yesu yatandikira gambo bya Yesu ukomera Yesu amashimwe cyane Yesu Satani yarwanyije urugendo rwacu sitanagereza yo kurwanyisha urugendo rw'itu ariko abo yarwanyaga konka aba yabe narwanyisha twe turi abana b'Imana twe turya abana barahana dufite amakuru y'ijuru turi inama ntabwo twapfa guhaguruka nta makuru Imana yatubwiye tutukubasa kumara gimuka kwijara hagati y'ibyo tugambiye nibashaka baroga ibitega twahagurutse Imana yatubwiye konka kwimuka ranga yatumeze twabajije Imana urugendo tukaburiza ruhanga itubwira ibyo tuzahura nabyo ruhanga katigambira ibyo turabuganye itubwira nuko izabirwanya kandi ruhanga katigambira ko arabirwanishe kandi abantu twazanye bimwe twabibonye kandi abantu batwizire hamwe nabo bimwe twabireba impanuka Imana yatubwiye accident ruhanga zo yatigambire Imana yabinshishijemo bwa mbere ruhanga akabanza yabindabyamo ukubanza bivuga ari kubura icyumweru kimwe nkabigamba hari kuburaho sandemwe noneho rwa Satani ukuntu ari urugoryi hati rwa Satani kugira ngo norushema rwari rushaka kutwicira ngo nibahitwa hehera rwanda twenda kutwitira nibahita mpiji ngahano bita mpiji benda rwa Satani rwasanze rwateze rumeze nka ngurutyo shangira rutegere rwashamye rubati ruravuga ngo ntabwo turarenga hano rwagamba ngo aha turi kwahindura harya bahita ngo iki aha turi murari dusanga rumeze ngo ntabwo murajya murari twashanga rwa Satani rugamba ngo turaze murari ruzana n'abadayimoni ngo ntabwo turajya murari ruzana n'abadayimoni ngo turaze murari ariko imbere yacu konka mwisho gate hari marayika bita Mikayire abo yaro marayika bita Mikayire yagendaga ari kurwana Mikayire rero nagiye ariko dukomera Imana amashimwe cyane rero ngo mugareza mani muno ashaka kukubwira iki nagambira ki imbere y'ubuzima bwawe hari marayika Mikayire agiye kukurwanirira ibyo byagutsinda ugiye kubitsinda hereza Imana icyubahiro imbere y'ubuzima bwawe hari marayika Mikayire hariho marayika ari kwitwa hari Mikayire ibintu ari gukubita hariho ibintu byari kugenda aratera umuntu yadukubisha aturutse inyuma ngo pi amajija yatera imodoka yita ari kurya inyuma ngo pa numva mu gikanu cyane ngo he naho rumuntu yanjye cy'ikintu cyakira ngo he mbona imoto imbere imoto yanjye ngo pi ndeba misho ganye ndeba ipikipiki ngo pi ndavuga nti imodoka yacu irapfuye we nagira nti imodoka yita yafuka bananje ntabwo tukigiye murari we hati murari mbene muragi byakoma twagenda numva ijwi rirambwiye ngo ndi kumwe namwe ndagendana namwe onka naho rera kugira ngo ndi niyo kandi haleluya amen mubwira ngo karande zibanyu zatangiye kugwa ateko byo wanyu byo byatandikira muramfasha nimuza kunyamba uyu musemuzi ntabwo nge ndi kuyumva kandi nzi ko afite ibihaha zamura igihaca bakuzamura mikrofone kugira ngo abantu babyumve magambo irekare yes bayizamure neza yes iyo niyo kwirukanga yes ashimwe cyane yes ashimwe munonga mumubwira ngo hari karande zatangiye kugwa zatangiye kukurugaho hati umukecuru umwe umukikuru umwe yigeze kuvuma mama akakora imiraho mama ari yavuye kumukorera mama kayaruga oweye kumukorera yararamuye ibishimbo turararira ubwo akanaza kumuhe ibihimba byo turariyo muka kandi twari twabwiriwe twanaburaye azabwe tukatwa dusibire busha kandi turire kwe arangije aje kwinywera yibagirwa ko mama ari mu murima we hatogwe owabere nakoze sa mama wakazo mu kirabo kwenywera marwa yayibwa ngo mama ryo mu musiri nakora mama nawe atashe
mama ko yatahire asanga uwo yakoreye uramuha ibishimbo ntawuriyo akahikaho ubwo mukazi we yabe yakorire yashanga atariyo ngo amuhe ibihimba. mama atekereza ibintu bibiri. mama akatekateka ibintu bibiri, aravuga ngo abana banjye baburaye, akagira ati abana banjye barire njara, none babwiriwe kandi basibire njara, kandi bazi ko najya gukorera ibyo bararya, kandi bamenya ngo naza gukora ndetse ibyo bararya, nintaha nta kintu mfite ko ndagaruka mukanyita ndine kintu cyona. abana banje baricwa n'agahinda, abana banjye nibaza gufara agahinda. umugore mu gutaha umukazi ko yihagarikira muka asanga mama arahundi yari yasinze, akashanga mama yari gufana unyirama, aramubwira ngo mukabuka uri gukora iki hano? akamubwira ati muka yanjye mukora mu cyo gishaha. mama aramubwira ngo nakubagariye ibishimbo. mama yamugira ati mbe byo musoro rwawe ndi kwatura kandi abana banjye baraburara. nihatireba abana banjye baza kurara kwe, none ndi kugira ngo mpe ibishimbo nakoreye. mbona nisha bawe mpe bihimba byo nakoriye. arangije arihanikira mama ngo pu, hato uri abako ya mazere ya akamucera agira ngo pu, uzapfurindagiye n'abana bawe nta bishimbo ndaguha. agira ngo noza kukora kubona abana n'abana bawe tinyine bihimba byo uzaze ejo nutaze ejo ururere. oje nyencha kare wo tizirorekeyo. mama ubwo mama agahinda karamwica, agakwatwa agahinda. arangije avuga ati ningera mu rugo nta kintu mfite. akagira ati ko nazo mukatine kenyine, anyura ku murima w'ibishimbo, akaraba hamusira urwo bihimba, agenda asoroma icyo bita igishogoro, akagenda ikijamba aragenda asoroma mu murima utari uwe, asoroma igishogoro, akaza mu musiro gutaryogoye yayihamwe ikijamba. nyiri umurima mubonye na bamwiruka, ariko amwiruka mama arangije gusoroma. kama wo musiro ko yamurebera akamubenga ko ngaka akamwirukangaho, mama yaherize kurondamo ikijamba. mureke mbabwire, we n'umurikize mama yatetse igishogoro ari kuri atoba ibiri kumuriza. mama akateka ikijamba bita akakiteka nara, ari kurira tukabaza mama ari kurizwa n'iki, tukebuza bitu n'iki kirukuriza mama. naho ababyeyi bagira agahinda abana batazi, bombe abazayirene bagira enyike abana ryo batakumanya, dukura dutyo tukakora syo. mureke mbabwire, mbone kamagambere wa muvumo wa mukecuru waradukurikiranye, ekikwarimo cyo mukikuroriya kikiza cyaturondora. mama yari afite akarima kamwe, mama kayi no musurogu kumwegonga, akagenda agakatiraho umuntu akangana nka gutya, akanagenda ashariraho umuntu akaceka ari kwingana bati, yamara kugakata ubwo yaza kukasharaho hati, aho kugira ngo ukubakemo inzu cyangwa ugahinga kazagutunge, hati mu mwanya go kombeka mwenju narisho okahingamo ibyo kurya, tugahita tugurisha tukigira kwinywera amago. itwe tukaza mama katihire tuzamo kirabo cye bara turagurisha tukaguza. akanje bampaye ibihumbi 220. nyoko mama yampere bakampe mitwaro 22, ibihumbi 220. mitwaro 22. yes, ndagenda nje ahantu bita mu mujyi wa Ruhengeri, nyona nkagenda nazo mu town iyo bari kweta Ruhengeri, ndaje mu kabare nazo mu mbara, nayanywereye icyumweru kimwe, esente zo nkazinywa isande muyonga, ngaruka nta nitike mfite, kagaruka mu kantine n'nishu, asige tuzerera ku misozi, transport tuzerera ku misozi, twatandika kwetorera hamisho, twahura na wa mukecuru watuvumye, burko twabugino no mukikurori yo watukora imire, akajya twisekera ya akana dushekera, kuko ibintu wacu byari byarashize, aho kuba witwe ibintu byona bikaba byarahwire yo kare. ariko ndashaka gutangariza umuntu wese bagize amahirwe akaza mu iki giterane, bonga ninyenda kumanya iso muntu wena owagize ro mu gishakije mu giterane cy'impaha, nubwo iby'iwanyu byashize, ibyo wanyu nibasa kuba byarahwire, ariko mu ijuru ntabwo byashize, kuko mu iguru tibikahwagayo. ndashaka kugutangariza ngo mu ijuru birahari, ngo mu iguru biriyo. yamwe bantu bari hano nk'abantu abaryaha iwanyu niba byarashize, uwanyu mukane basa kuba byarashize, mu ijuru hari biriyo bidashira, mu iguru hine biriyo ebitari kuba. kandi ndashaka kugutangariza ngo ninyenda kumanya isante, uhura n'umugabo bita Yesu, ukavuga n'umushinga bamwita Yesu, agakukuraho imivumo bakuvumye, Yesu akakwira aho bikora mu byone byo uyu mugoroba, uwe akahugeza uyu mugoroba mwebazogo ndifuza kukubwira ijambo rimwe, ninyenda kugambira ikigambo cyo, hari imivumo irakuvaho mu izina rya Yesu, nibyo bakukora imire birakurwaho mu izina rya Yesu, hari ibyo abantu bagutongereye birakuvaho, nibyo bakukora imire nibiza kukurwaho ikihe. hereza Imana icyubahiro, ikitinisa kigarize ruhanga, haleluya, tuzamurira Imana icyubahiro, ikitinisa tukigarize ruhanga. twabaye aho tukatigaraho, njyewe ubuzima buranga kurusha abandi, hatogwe nyoye ubuzima bukanga ku kiro bw'abandi,
niwe nkabonabona munonga nge ndabonabona cyane nkabonabona munonga ndangije mfata icyemezo hati hanyuma nasharaho ndavuga ngo n'ubundi nta ubuzima bwanjye bwaranze nagira nti mbona amagara ganjye bikagabwa biremire mpita niyahura mu kunywa warage n'urumogi hatugonye weke nashazero naza kunywa njyayi yanjaga na warage nabona igihumbi kurunatunga nkashiringira 10 ndahita njya kwinywera warage n'urumogi aho naho nyewe nkaza kugura waragi kuko isi yambwiye ko ubuzima bwanjye bwarangiye akuba ensiye ekangambira ngo ubuzima bwanjye bwe nubukomere nararwanaga nganje umurwani nkarwana nk'ikihebe nyewe ngani ndwana nkatine amagara mbwena nta buzima nari mfite kanta kine amagara nyewe nko nta muntu natinyaga n'umwe kanta tino muntu noko namara kunywa warage nyewe okubara kunywa warage obwe waba uri umuyobozi tukarwana nubwo wakuburyo umukurembezi waba uri umugore ngakubita nesho ryo mukazi nkakora narapfuye byararangiye akuba nyewe kandi mangu kafuka kare bigeze igihe kimwe hati ubukayiko bwire leta igahora iramfunga buri zoba gavumenti iri kunteko mu nkomyo bamfunze inshuro 20 bakamfunga emirundi 20 umunsi wa 21 urunaku rwa 21 bamukomere bahita bankatira imyaka 10 bakansharira okumukoma imyaka 10 ngeze muri gereza konka ko nashiro mu cyome ubuzima bwanjye burahagarara ati amagara ganjye ubuzima bwanjye bwona bwayemera umugore nari mfite mw'ubwo buzima umukazi wa nabire nyine nawe aranta yishakira undi mugabo akanagaho yarondo ndijo mushayisha afata abana banjye babiri twabyaranye afata abana banjye babiri bo twabire tuzire hamwe abajugunya ku musozi akabanagaha mushazi umwe yari afite imyaka 3 akamwe kana kakaki n'imyaka 3 undi afite umwaka n'amezi 2 akayi no mwaka gumwe n'imyezi 2 abajugunya aho ngaho akabanagaho mpaho babana na mama wanje batsigara na mama uko mama we yageze nyuma arahuma akuba mama we akayiko bwire amishoti gazi bambwena abana banje baragenda imisatsi ziratukura abana banje bakabahe eshoke ryakura byaba ready ubutama burabyimba amatama gayijaga bamahango nanjye ndi muri gereza ubwe nanjye njyo mu cyome ariko ndi muri gereza konka ko nabire njyo mu cyome numva abantu muri gereza bari kuririmba Yesu ngahorera abantu bo mu cyome bari kweshongera Yesu ndasaba abantu munkurikire bantu mwe nabashaba mu mpurikize je ndakomeza ngeze muri gereza ko nabiro mu cyome mwe mbona abantu bari gusenga nkashanga abantu nibashaba ndabegera mbahagarara uruhande inye nabahika hihi nejo ndagaruka no mukasheshe nasha nagaruka nongera mbahagarara uruhande nabemerera hihi inshuro ya 3 umurundo gwa kashatu mbanageze mu murongo neza kana natahiro murayini mbwe sengana n'abandi nkashaba nashaba hamwe nabo namanje guhagarara uko barabavandimwe bahagaze kuko bari batahi bitabemerere kuriya ariko uko bukeye nkabegera konka buruko bwabe nibushesha nkaguma nimba hikahi umva igitangaza Imana yakoze urira igitangaza ruhanga cyo yakoze kuri gereza haba igiterane gikomeye hati omucyome hakija habamo igiterane cy'amani cyaje gukorwa n'abanyamerika kigakorwa n'abantu abarigire Amerika abapastori b'Amerika abasumba n'ishari ba pastor n'abandi bari bavuye mu Rwanda abandi babiri barigire Rwanda binjira muri gereza yacu bakayija biza mu cyome cyitu bakora igiterane batubwiriza ubutumwa bakora igiterane batuburira njiri habwiriza umubishop umwe hakaburira bishop umwe wenka n'uwi Kigali akana arga Kigali aravuga ngo haracari ibyiringiro akagira ngo nihakiriyo esuri naho igiti cyatemwa umuti nubwo wakugushara cyakongera kigashibuka ekitini kigareka era kimera kirete mite naho igiti bagikuraho umuti nibabasa kwije bagwiheho cyakongera kigashibuka ni gareka kandi atubwira ijambo rikomeye akatigambira kigambo cy'amani aravuga ngo ubuzima bwanyu yagira ngo ubuzima bwanyu mumeze nk'abapfuye mbere n'umushana bafwire abandi mwarihebye abandi mukarugamo ngweno timukine esubi ariko uyu munsi timukine amatsiko konka arizoba ariko uyu munsi arizoba uremerera Yesu oyo wena rukwikiriza Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza akamuhikiriza akamutwara nko murokozi kandi kakabaka we hirya y'ubwo buzima hari ubundi buzima wena warugwa mu buzima bwo mpaho hariho bundi waruga mu magarago hariho agandi amagara
arangije ahamagara abantu bo gusengerwa bene uko yahirize yayita abantu ngo bije abashaka nanjye ndagenda aransengera nanjye nkagenda mu ryabo yanje nihana ibyaha byanjye nkeha n'ibibi byanjye nakira Yesu umwami n'umukiza ubwo nibwo nayakire Yesu ngo murokozi wanjye dukomere umwami amashyi menshi cyane terora ngo mu ngaro z'amani dukomere Yesu amashyi menshi cyane terora ngo mu ngaro z'amani nshuti bavandimwe bana banje ndashaka kubabwira iki ngenda kubagambira iki uyu Yesu mvuga Yesu ogumpawe nkugamba atanga amahoro abantu batabuha ahemiremba abantu batakubasa uyu Yesu ndi kubabwira Yesu ndi kubagambira kirere ahindura ubuzima nahindura amagara narakijwe muri gereza nyewe nkarokokera iyakira muri gereza nyewe nagarukamo nayikiriza mu gihome hashize amezi 6 hanyuma y'imyezi 6 tangira nanjye kubwiriza ubutumwa nkatandika guhurira injiri kabwiriza abafungwa era nkatandika kubwiriza abantu baryo tangira kujya nzenguruka muri gereza yacu kandi itorero mu gihome cy'itu nanjye ndi kwamamaza Yesu kubagambira Yesu noha Yesu ashimwe cyane Yesu yabazwe mu nonga wa mumwi wa warage wowe naga warage yatangiye kwamamaza Yesu hatatandikira nawe kuvuga injiri ya Yesu wa mujura wibaga ihene z'abandi wabere nayo embuzi z'abandi yatangiye kwamamaza Yesu tandikira gambo mu bya Yesu dukomere Yesu amashyi menshi cyane Yesu z'amani haleluya amen tuzamura icyubahiro cy'Imana namaze mu mwaka umwe kamaro mwaka gumwe tangira kuririmbira Yesu obwe nanye natandika kweshongora ni kweshongora Imana izana ibiririmbo impereza indirimbo mu mwuka ruhanga akampa ebyeshongoro mu mwika tangira kujya ndirimba obwe natandika gumana inyeshongora nanye natangiye kuririmbira muri gereza omwoyo sorry tangira kuririmbira sinzi ukuntu byagenze ntangira kuririmbira muri gereza obwe nanye nkatandika kweshongora ndiyo mu gihome noneho ubwanyuma ntangira gukora ibitaramo ubwe nanye natandika kandi kumenyganira gahuza abafungu nkakora ibitaramo nkabaririmbira nkanababwiriza kweta abantu nkabashitamisa nkabeshongorera nkababurira n'injiri hashize igihe kimwe kwahireho ubwihe hagaruka abanyamerika bariya bashobora bagaruka bafungurira ishuri rya teolojiya muri gereza bakiguriraho eshomero rya tekinoloji umucyumomwe ndangije nanjye banyandika mu bantu bariga nanjye bakampandika mu byaba bashemerero kwega nanjye ndiga ubwo nanjye nkega turangiriza muri gereza ubwo tukaheza kwega turyo mu gihome baduha diporome batuhe impapuro zo dushomeye Yesu ashimwe cyane Yesu yabazwe mu nonga nanjye nza mfite amanota meza kashoro mu gihome nyine mbakisi mungi ibya wa mugore nari narabyibagiwe umukazi wanjye uriyanka mwebwa njyewe nari ndi gusenga ndi kugira ngo nzirigire mu ijuru umenye hati nkanisha abandi kwenda ngo nyegire mu iguru ibyo kubura ibiryo batangiye muri ibyo nari narabiretse hatabyo byo kurya n'ibindi byo nabyo bari kureta mu nsomye nyenka byesasira nasengera ngo nigire mu ijuru nkanisha abantu zo mu iguru Imana impanura impano muri njyewe hati rahanga yija ya leta ikirabo muri inye tangira guhanurira abantu muri gereza hati natandika kuragurira abantu mu gihome tangira gusengera abantu muri gereza natandika kushabira abantu mu gihome abantu bagataha abantu batandika kugurwa mu gihome bazo wabo mu maka bagera hanze bakagaruka bagasura Pastor Sekazuba bakaga kuri yaheru bakashobora bagaruka mu gihome kureba umusumba Sekazuba bakanzanira ibyo kurya bakanzanira n'amata bakareta n'amata nkanywa Imana intungira muri gereza ati rahanga yandeberera njye mu gihome umunsi umwe rukarugera nakurume umufungu umwe yari yasinze umusibe omwe akaya yasinzire arambwira ngo ariko Pastor yija yangambira tukonka musumba muri gereza banyitaga Pastor aho mu gihome bakaba banyita musumba ntabwo nari nakimitswe nkanda akajwaraga ngo ntabwo musumba noneho arambwira ngo ariko kusengeraga abandi bagataha akambuza ati kanoshabira abandi bakataha wazisengeye nawe ugataha ahubwo icyo utari kwishabira ni ukarwo mu gihome iyo mana yawe niba ari imana ruhanga wawe wekora aba ari ruhanga yazagukura hano ahubwo icyo atari kukwihaha imana iri mu ijuru irabyumva katuruhanga mu iguru yacurura iravuga ngo ngoreye ku mwana wanjye riragira tatu wakwata mwana ngiye kubikora uri kureba kubikora ni wowe kureba haleluya uhereza imana icyubahiro hashize igihe gitoya umbwire bukeye twari turi kuririmba tukaba turyaho turi kweshongora nateraga korasi uvuga ngo nimara kurenga ibicu nzabwira iyi sura beho kandi ne korasi rugamba ndiko namara okugira mu birehe nza kweshongora hanga kibura abantu tujya mu mwuka maze twa dufite umucura adacuranga neza abantu bazo mu mwoyo twatwi no mutezi we byo guhimbaza Imana hati twatandika kubaza twagiye kumva twumva ngo itangazo tukaza kuri twahurira ikirango
barimo ngo pastor, barimo ngo Sekazuba Jean Damascene, bagamba ngo Sekazuba Jean Damascene nasubira mu rukiko aje kuburana, agaruka mu rukiko agende ahoze. Yesu ashimwa cyane. Yesu yabazwe munonga, ndagenda ninye nagenda ndongera ndaburana, nashwa nahoza. bagarutse kusoma urubanza rwanjye, ko bagarukire gushaka kuranga urubanza, bamba imyaka 3 bakuraho imyaka 7, bakanziba imyaka 3 mushanju bagihaho, bayikuraho mushanju bagihaho. dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. nari ndangije mu myaka 2 n'amezi 6, kanaza mu myaka 2 n'amezi 6, amezi 6 nyabyinira Imana muri gereza, amezi 6 nkagizinira ruhango mu kanisa umucome, ndarangiza ndataha, nkagiheza imyezi 6 nataha. ngeze hanze banahishura heho babandi nibaga inkoko n'ihene, bari abo nabire ninyibe empuzi n'inkoko zabo, na bamwe nanywaga warage ngasinda, na bamwe mu twabete nibo warage hamwe tukasinda. bambonye baravuga ngo ntago nakijijwe, ko bandebire bakagamba ngo ningaha tokarukokoka, bamba amezi 3, bakamba imyezi 3 kuba nongeye kunywa warage, kugira ngo ngaruke nshenye warage. amezi 3 arashi, imyezi 3 yaho bamba amezi 6, bamba imyezi 6, naho Yesu ari gukomeza kampa imbaraga. kumbe Yesu we ariyo nagongera mani. ndashimira Imana Nyenda kwebaza rahanga mu myaka 9 maze, imyaka mwendo ye nayo mperize mavuye muri gereza, mbigire mu cyome. uyu Yesu afite amaboko, Yesu ayina mikono, afite imbaraga. Yesu ayina mani. ka karima k'iwacu nari naragurishije, Akasiriko witukari yako nabire ngurize, Yesu yampaye ibirenze ibyo nagurishije. Yesu akambe n'ikirenge byo nagurize. hahandi bambonaga bagafunga amazu ngo ntabiba, Kuriya ye babeni bandeba bakasiba henshi zabo mutakabiba. ariko uyu munsi ndahagera bati pastor yaje. Zeba nempiko bagamba ngo musumba yizo. dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. iwacu ni mu cyaro nk'iki, Owitu no mu cyaro ngeke mpaha. nanjye nsigaye njyewe ntwaye imodoka, Hati nanye ninzo witu mu cyaro ndi kuvuga imotoka. abantu bakava mu makabare, Hata abantu bakabaka mu majugabo. uriya ni wawundira. Uriya ndashaka kukubwira iki, nyenda gambira ki. iby'iwanyu nubwo byashize kwa Yesu birahari. No wanyu nibasa kuba byarahwireyo kongo. ndashaka kukubwira ngo iri joro Nyenda gambira ngo kireki. nibamerera Yesu hari ubuzima arahindura, Webango kiriza wikiriza Yesu naza kwindura. niwemera ijwi ry'Imana Yesu hari ibintu arahindura. Kiriza erakarya rahanga. ariko twamukomera amashyi Yesu, konga gwenchi tari kuterera Yesu. Yesu twamukomera amashyi, Tari kuterera Yesu mu. twakomera Yesu amashyi. Kuterera Yesu mu. iri joro arakora ibitangaza, Naza kurendia tutanga. iri joro arahindura ubuzima bw'abantu benshi. Naza kwindura amagara y'abantu benshi. tumukomera amashyi menshi cyane. Kuterera mu ngabo zamani Yesu. Haleluya, haleluya, tuvuge haleluya, Tugambe haleluya. tuvuge haleluya. Tugambe haleluya. duhereza Imana icyubahiro. Kumisa tukigamisa. Yesu arashoboye. Yesu ayino bubasha. ndashaka kukubwira iki, Nyenda gambira ki. ubuzima bwose, Ubuzima bwawe bwona. Amagara gawe. ubuzima bwose Amagara gona. Yesu ashoboye kubuhindura. Yesu nabasaga hindura. wa mukecuru wavumye mama, Uriyo mukikuru. Owa korimi. Wachenire mama wewe. Uriyo mukikuru wachenire mama. yapfuye Akafuka. abonye Imana aradukoreye ibitangaza, Akafuka ahereze kureba ngo ruhanga akatukorera iby'amagero. kubera ko duturanye. Aho kugira ngo ndi mu ruranwa. yapfuye Akafuka. ndi guparika imodoka iwacu, Kupakinga imotoka omumaka. ndi kuza gusura mama. Ndija kureba mama. yapfuye Akafuka. abonye ndi guha mama igitenge akacyambara, Ari kureba ndi kuhereza mama urugoye. Ndashaka kukubwira iki? Akakijwara. Niyakiye kwenda kugambira. abanzi bawe bose, abanzi bawe bose, Abarabe bawe bona. abo bakwanga bose, Abo bona batakukunda. Imana ibaye kurama, Ruhanga bahereza amagara. bazabona ibitangaza Imana izagukorera, Barebe ibitangaza ruhanga byaza. bazabona ibitangaza Imana izagukorera. Barebe ibitangaza. niba ari ikintu kiryoha kare kiri kunura. ni ukunyura ku mwanzi wawe Imana yagutabaye. Uraba hamwe nazo wawe ruhanga yahereza urukundo. duhereze Imana icyubahiro. Tinisa kigatera ruhanga. ndashimira Imana ko Nenda kwebaza ruhanga ubwo yavuye mw'uyu mubiri umukecuru, umukikuru w'akarugo mu muguru gw'ensoko. abona ndi gutwara mama mu modoka,
ariko undeba ndi kuvuga mama mu mutoka. duhereze Imana icubahiro. Tenisa tukigaruze ruhanga. Mundebere mu maso umuntu mwicaranye. Ranziyo mwisho ga mutahi wawe umusitami hamwe. Umufata mu kiganza. Umukwata mu ngaro. Fata mu kiganza umuntu mwicaranye murebe. Mu ngaro zo shitame nawe. Nurangiza kumureba kandi umurebe mu misho umubwira ngo ntihagire wongera kugukanga. Umugambira ngo harebe kubaho umuntu nomwe kushaka kugukanga. Ntihagire umuntu wongera kugukanga. Harebe umuntu nomwe kushaka kutinatiniza. Wowe uri umuntu ukomeye. Wowe umuntu w'amani. Ntihagire umuntu ugukanga. Wowe umuntu nomwe. Wowe uri umuntu ukomeye. Wowe umuntu w'amani. Tuzamure haleluya cyane ariko. Yamani munonga. Haleluya. Haleluya yamani. Ntihagire wongera kugukanga. Umuntu wenda kwija kakutisha. Wowe uri umuntu ukomeye. Wowe umuntu w'amani. Ariko Imana ishimwe cyane. Rahanga asime munonga. Haleluya. Haleluya. Amen. Hari aho naho nabeni nyiba enkoko. Aya masaha niyo napfa. Egisha nubwo nakufuka. Ntago napfa nk'umujura. Tinkubasa kufuka ndi kwetwe umushuma. Napfa nk'umuntu wakire Yesu umwami n'umukiza. Mfango umuntu wayakire Yesu mu mutima gwanje. Kandi aya masaha niyo napfa. Kandi zishaha nubwo nakufuka. Mfite abantu basigara bari kuriraho mvuka. Ni n'abantu bari kubasa kusigara bari mukurira na munonge yo mukuzarwa. Kuko nyuma yo gukizwa abo kuba nyuma yo kurokoka hari benshi nagiriye neza. Hariho bantu bayinjya bonakorera iki. Mfite ministeri nyino buhereza imajije kubakira abantu banamazu badafite aho kuba. Nyino buherezo obuherezo kombekera abantu amazu ane. Abantu amaju ana azabo bakaba batinaho bakutura. Badafite aho baba. Bakaba batinaho kutura. Kagenda nkabakorera ubuvugizi. Nkagenda nkani ngenda mbagambirira. Kabashakira batera nkunga. Nkabashe ndorondera abantu bakubasa kuba yamba. Bakaza bakubaka amazu y'abantu bakabombekera amaju batina amaju. Uyu munsi Erizoba government district yacu government Narshi district yo witu yambaye igipapuro cy'ishimwe icyemezo cyo kunshimira. Ekampa ebaraha yo kunebaza. Uwari igisambo uwabere ry'umushuba wibaga inkoko z'abandi. Uwabere nayibe inkoko z'abandi yahuye na Yesu akabugana Yesu none ari gukorana na leta. we hati nakora hamwe na government. Duhereze Imana icubahiro. Ndashaka kukubwira iki ndagambira ki ongera umufatire mu kiganza sho kwate mutahi wawe umungaro umubwira ngo iri joro uranzi ngambira ngo ekireki mpaha no manya ariko mubwire ngo ejo ntago unzi kanyenje kareto kumanya mubwire ngo ejo hanje ntago uhazi ngambira tahanje hanyenje kareto kuhamanya ejo Imana izagukoresha ibintu bikomeye cyakare hanga naza koze se bintu by'amana ejo Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe naza kwindura amagara gawe. Duhereze Imana icubahiro. Haleluya. Duhereze Imana icubahiro tuzamura ibiganza tugaruzera hanga batahi banje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu yabasubwe munonga. Ariko Yesu araryosha abakunda Yesu tuzamura. Mazima Yesu nanura abakunda Yesu mikona higuru. Abakunda Yesu tuzamura ibiganza. Ababona abarukunda Yesu ariko zamura amaboko yawe turebe. Imikono yawe itahiguru turebe. Uyu munsi iri joro ekiro zamura amaboko yawe iri joro. Imikono yawe giteka hafi. Yesu akora igitangaza ku buzima. Yesu akora igitangazo mu. Yesu akora igitangaza ku buzima. Yesu akora igitangazo mu magana. Iri joro warayemo. Ekiro kino cyo warara. Iri joro turi imbere y'Imana. Ekiro cy'impato ryo misho garahanga. Yesu akora igitangazo. Yesu akora icyo gitangazo mu magana. Byashoboka kuba uri hano uri umunyabyaha. Nobasa kubona yaho ryo musisi. Byashoboka kuba uri hano udakora ibitunganye. Nobasa kubona yaho utari gukora ibintu bishikire. Ariko iri joro ufite amahirwe. Konke kirehe kimpaha we n'umugisha. Yo guhura na Yesu nahuye nawe. N'umugisha go kubugana Yesu naho. Yesu wafashe Sekazuba. Yesu wakwatire Sekazuba. Aracafata n'abandi yakiriye nawe. Nawe iri joro aragufata. Niwe Yesu kirehe kinaza kukwata. Iri joro kirehe kimpaha. Hari ibyakunaniye kuvaho. Hari ibyo waremererwa kwira. Ariko ndagutangariza ngo Yesu arashoboye. Konke ngenda kumanyisa ngo Yesu mukomera amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abari hano haleluya. Haleluya.
abatari basinzira haleluya, atakanyamire haleluya, abari maso haleluya, abana bari kureba haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu azagukorera ibyo imiryango itagukoreye. Yesu naza kukorera ibyo ekika cyanye cyo bitaragukorera. Yesu yagukorera ibyo umugabo wawe atagukorera. Yesu nabaza kukorera umushije wawe. Yesu yagukorera ibyo umugore batagukorera. Yesu nabaza kukorera umukazi wawe byatagukorera. Yesu yagukorera ibyo ababyeyi bawe batagukorera. Yesu nabaza kukorera ibyo abaziri bawe batagukorera. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya negamba ita iravuga ngo data na mama bazandeka, mama na tata nubwo bakundeka, ariko Uwiteka azantarura. kamukama we naza kunyakira. Imana yo mu ijuru Ruhango wo mwiguru niyo ifite mu biganza ubuzima bwawe. wayinde amagara gawe mu mukono ye. Uhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Ndashimira Imana ihindura ubuzima. Nyebaza ruhango ukindura amagara. Ndashimira Imana yanyubakiye. Ni nyebaza ruhango wanyombekiye. Abantu bari kubona ko byarangiye. Abantu bo bakandi bareba bari kureba ngo amagara ganjye gagakomeye. Ibyo abantu bareba ntabwo ari ibyo Imana ireba. Ibyo bari kureba ruhango ati byari kureba. Ibyo abantu bakubonaho ntabwo ari ibyo Imana ikubonaho. Abantu bari kukureba ruhango ati byari kukurebaho. Abantu babona ko ubuzima bwe bwarangiye. Abantu bane bakureba ngo amagara gawe gakoma, ariko Imana ireba ko ubuzima bwe bwakomeje kugenda. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Iri joro n'iyi tariki Imana yarizi ko izatuvana muri Kampala ikatuzana muri iyi district, n'iyi Gomborora, n'iyi Murika, n'iyi Seru. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Fata mu kiganza cy'umuntu muri kumwe, mubwira ngo uyu munsi Yesu yakuziye. Iri joro Yesu yakuziye. Mubwira ngo kandi ntabwo aragenda adakoze igitangaza kuri wewe. Tumukomere amashyi menshi cyane. Haleluya. Imana yaduhagurukije. Satani akarwana agatsinda, agatsindwa. Satani yarwanyije urugendo rwacu, ariko abo yarwanyaga twe turi abana b'Imana, dufite amakuru y'ijuru. Ntabwo twapfa guhaguruka nta makuru Imana yatubwiye. Nibashaka baroga ibitega, twahagurutse Imana yatubwiye. Twabajije Imana uru rugendo, itubwira ibyo tuzahura nabyo, itubwira nuko izabirwanya, kandi abantu twazanye bimwe twabibonye. Impanuka Imana yatubwiye, Imana yabicishijemo bwa mbere. Ruhanga akabanza yabinda byamo okubanza bivuga ariko buri cyumweru kimwe kabigamba hari kuburaho sandemwe. Noneho rwa Satani ukuntu ari urugoryi, hati rwa Satani kugira ngo norushema rwari rushaka kutwicira ngo nibahitwa hehera, rwanda twenda kutwitira nibahita Mbiki ngahano bita Mbiki. Benda rwa Satani rwasanze rwateze rumeze nka ngurukyo, shanyira rutegere rwashamye rubati, ruravuga ngo ntabwo turarenga hano. Rwagamba ngo ahambati turi kwahindura harya abahita ngo iki aha turi hajya murari dusanga rumeze ngo ntabwo murajya murari. Twashanga rwa Satani rwamba ngo turaze murari, ruzana n'abadayimoni ngo ntabwo turajya murari, bijana n'abadayimoni beye ngo turaze murari. Ariko imbere yacu konka mwisho gate hari marayika bita Mikayeli. Haba yaro marayika rwitwa Mikayeli, yagendaga ari kurwana. Mikayeli yewe nagiye, ariko dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ashaka kukubwira iki? Imbere y'ubuzima bwawe hari marayika Mikayeli agiye kukurwanirira. Ibyo byagutsindaga ugiye kubitsinda. Hereza Imana icyubahiro. Imbere y'ubuzima bwawe hari marayika Mikayeli, hari ibintu ari gukubita, hari ibintu byari kugenda aratera. Umuntu yadukubisha turutse inyuma ngo pi, amujija yatera imodoka yita ari kurya inyuma ngo pa, numva mu gikanu cyane ngo he, naho rumuntu cy'ikintu cyakira ngo he, mbona moto imbere, moto yanjye ngo pi, ndebo mwisho ganye ndebe ipikipiki ngo pi.
ndavuga nti imodoka yacu irapfuye we. nagira nti imodoka yiti yafuka bananje Ntabwo tukigiye Murari we. hati murari mbene muragi byakoma twagenda Numva ijwi rirambwiye ngo ndi kumwe namwe ndagendana namwe. unka naho rera kugira ngo ndiniyo kandi Imodoka yatugonze imodoka eyatuchome tutamwire yashwanyaguritse bikomeye. yona eshwanyagukire Turebye yacu konga ko twagire kurebe yisi usanga nta nitara ryamenetse. twashanga netara atabyashishikaraho nakaki Umugabo wari udutwaye umushinja bari kutuvuga abarakije yashwa yajyasi abakandagiye ku karira. yari batahamu Marayika ati ndi kumwe. marayika yagira ati Rwa Satani gusa. Haleluya! 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 Imana yagambiriye. Imana yagambiriye. Hano Murari. Imana iragikora. Imana iragikora. Zamura haleluya. Imana iragikora. Hey! 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 twija dusanga undi warajye yamugaritse ari mu muhanda ameze twashanga nka ndijo waragi mazere kumutera ya abyana ari mu muhanda ameze nka ariyo mu muhanda akajagira nka gutya. abe ntagira ati none njyewe nari nsinziriye ati nywe nambi hamero mbandarebye ngira ngo ni dayimoni ugushaka kuturwanya. ati ko narebere bati nagira ngo ni diamond ari kwenda kuturwanisa muri nka gutya mu kandi muhanda ndeba nagira ati mu muhanda yari yagaramye. yabyamere ko Ngiye kandi kureba kuranze nsanga ni umuntu muzima warageze umugabo ko nagize kureba andi nashanga no mushinja warageze amugaritse mu muhanda ameze nka gutya. nka waragiye mu gihamiso mu muhanda turangije tumuvana mu nzira umuntu w'Imana ati kwa nyuma twamwihamo umuhanda umuntu warahanga tuti twihera inzira twigire Murari usigare hano handa tuzomurari utigara uri mu yo mu waragize aho sigara mu byawe natwe tugiye mu byawe. sigara mpa mu byawe zo mukito zamura Imana icubahiro. Haleluya 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 duhereze Imana icubahiro. Umunsi umwe urunako rumwe mureke mbabwire hano ba Murari. abantu bamurari kamagambo Umunsi umwe urunako rumwe nurira indege ngatembe nyonyi nuriye indege ngiye mu butumwa ko natembere nyonyi ndikuza kuburira nari nkumbuye indege kandi murari kwenda mushitamo mu nyonyi numvaga abantu bagenda mu ndege nkumva ari abantu bahambaye kandi cyane. mburira abantu bari kutamburira mu nyonyi nyenka bari kandi abantu bagenda mu ndege kuko baba bakomeye ni ukuri kw'Imana. ko ngabwo n'amazima abantu bari kutamburira mu nyonyi n'abandi ngeze ku ndege ko nahishira hanyonyi mba ndifotoje nketeze kishanyi nikubita igifandanye nketeze nayetere kishanyi ndashira kuri sitati nakiteka status noneho abantu barakibonye biwacu hata abantu bose ko bakirebire kuko umuntu yabavuka hano Murari mbese katugeze umuntu uri kuzari rwamba hamura barangije bati oya iyi ndege ntago ari nzima pe. hati bo bagira ngo ningaha ejinyonyi yitahurire ntago iyi ndege yifotorejeho enyonyi ejo yetereza kishanyi yasanze yapfuye yifotorezaho agishanyire fwire mbwe yayemeraho yateze kishanyi kuko bazi ko ibyiza bitabi nta by'imbesi njyewe nta byiza nabona ako babone bamanya ngo nyowe tari birungi byo kubasa kuraba barakana ngo ntago ari indege nzima ngo reka ati barikirize bakagira ngo ejinyonyi ngo yitahurire ntibaje batubesha barime kugumana batubayiha uzi ko abantu bakureba uko Imana itakureba. umanyi uhano kimanga ngo abantu nibakureba ruhango ko atari kukureba Imana ifite uko ikureba. ruhanga wenyine ko atari kukureba abantu babona utari uw'agaciro abantu bone bakureba otino muheno ariko Imana ibona uri uw'agaciro. karuhanga we nakureba ngo muntu yino mugasho inshuro ya kabiri umurundo gwa kabiri mbanuriye indege nabwo nashobora natembe nyonyi noneho bafata akavidewo ndi kuzamukana n'abazungu ubwo ngo murundi bakakwata ka video ndi kutembe nyonyi bashize n'abazungu kuri stati nashobora nakateka status baranditse ngo iyo ni nzima ngo mbonye n'abazungu bayigiyeho bahandika ngo igiyo ebihurire nareba n'abazungu bari kugitemba fata mu kiganza cy'umuntu mwicara wahata ngaro zoshitamina mubwire ngo ibya mbere banze kwemera mugambire tabyo kubanza bakanga kubyikira ariko iri joro Imana igiye gukora igituma bemera. ruhanga yaza gukora ikintekerezo iri joro Imana irakora igituma bemera. ruhanga yaza gukora iri joro irakora igituma bemera. iri joro Imana irakora igituma bemera. Zamura haleluya. kira aho uri cyera ekitini sa kigarizera
Yesu ashimwe cyane. Iri joro ekireki Imana igiye gukora ikintu kimwe gusa. Ruhanga naza akora ikintu kimwe cyonka Kigiye kuvuguruza ibyo banze kwemera. cyona cyaza kuyaho birabyo nabyo bayangira kwikira Abo barozi barara barababwi ni wawe. ari kurara barazina Ntibazongera kuvuga ni wawe. bari kwija bari garukirana kaki Bazi ngo ubuzima bwe bazabutwara. magaragawe ni bazakatwa Bazagusiga uhagaze. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. katushome ikigambo cyacu Gasoma umurongo umwe gusa kusoma umushororo gumwe gonka mu gitabo kimwe gusa. kandi mu kitabo kimwe cyonka Ijambo riboneka muri Yobu ikigambo ikiturashange mu yo igice cya 28 abana umurongo wa 28 gusa. umushororo abana munana Igice cya 28 yubu abana munana umushororo gwa abana umurongo wa 21 umwe gusa. gumwe gonka Uwageze adusomere. oshireyo atushomere abine Bible yoro nyangure murahukirize Twageze mu banyankore nta bigande noneho. Niyo mpamvu biri kushaka bimwe kutubyumva. 28 ariko Mana we waraturengeye, ariko Mana we. Ndashaka kugira ngo dusomere ijambo sengera abantu. ninyenda gushome ikigambo cy'impaha nanyashabira abantu Ndashaka gusengera abantu. ninyenda kushabira abantu Ndashaka gusengera abantu. ninyenda kushabira abantu Urumva umwuka w'Imana mpata gusengera abantu. impuro moyo gwarahanga urukungambira kushabira abantu Kandi iri joro kandi kireki impaha Imana iri hano. ruhanga ryaha Ariko mwakomera Imana amashyi. nari tumwacura yagira ngo moyo gwaruhanga nahurura Ayo mashyi mukomye na Chayimani wa hano ntiyayemera. Mukomere Imana amashyi. garozo mwatera na cyamana rusobanura itakuzikiriza Oya twese duhuza amaboko. Ab'Imana aho yahaye amaboko mukomere Imana amashyi. tena baruhanga yahire mukono katere ruhanga mu ngaro Abantu reka nanjye nshire mikrofone hasi. nange muzinda ruganguteka hasi tere ruhanga mu ngaro Yego. Dusomere rata. Yobu eshura ne 28 omushorongo gwa 28 n'ubujyago. Avuze ngo iki? Akagira omuntu ati Aha. reba Aha. okutina Mukama nubwo bwenge Aha. no kutana n'ekibintu ko kwetegereza. Urongera usome n'ijwi rikomeye ryiza abantu baryumve neza. garuko shome Kandi uzi gusoma warize. Nera kariyamani. Bize ni vasta. Urungi Urazi n'icyongereza. kandi okushoma nobimanya Imana irakora igitangaza mu minsi mikeya ikubakira urugo rukomeye. kandi ruhanga naza gukora icyo kutangaza mu biro biki akwe Urugo rukomeye. n'amaka amarungi Urugo rukomeye. amaka amarungi Ngaho ubona bibwa atanditse ahise aseka ugiye gutabarwa n'ukuri kw'Imana. yasheka jubajuba nkora kuza kuwewa Dusomere twumve. Yobu ekitabo kya Yobu eshura ne 28 omushorongo gwa 28. Akagira omuntu ati reba okutina Mukama nubwo bwenge no kutana n'ekibintu ko kwetegereza. Ongera numve. garuka mu mpurikize Nk'umuntu ugiye gushinga urugo rukomeye. Ongera numve. bene shoma nko muntu rukonda kombeka amaka amarungi gamani Yego. shoma gi Soma mukobwa wanje. Akagira omuntu ati reba okutina Mukama nubwo bwenge no kutana n'ekibintu ko kwetegereza. Yego. Urakoze cyane ntumva kuvuze numara kuba umugeni ntuzavuga gakeya. Uzavuga ngo muraho. Ariko ubuvuze nk'umuntu ugiye kugira akira akora mu ibi biganza bata ariko. mu ngaro za plasta Yes, urakoze cyane. kombeka amaka urukwezi Reka dusome mu rurimi rw'ikinyarwanda. aha Mu kinyarwanda aravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. katere ruhanga mu ngaro z'amani munonga Maze ibwira umuntu iti ruhanga gambira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge okuteka mu ruhanga kitinisa niko magezi kandi kuva mu byaha kandi okurwa mu kibi
niko kujijuka. hata ubwo niko kwitegereza. igihe cyose uri mu byaha ubwire bwona uryo mu kibi, waba warize kobe ushomire, waba uri umukire kobe uryo mukiga, ubarizwa mu byaha konka wa uryo muntu we bibi, imbere y'Imana uri injiji. mu misho ga ruhanga tuyine cyo rukumanya. Yesu ashimwe cyane. Yesu yebazwe munonga. maze ngibwira umuntu iti ngagamboro muntu ati kuba Uwiteka nibwo bwenge, okuteka mu ruhanga kitinisana ngo magezi, kandi kuva mu byaha niko kandi kujijuka. kurugwa mu kibi niko kwitegereza. umugabo umwe yanyweye warajye w'iwacu yari mwarimu yigisha muri primaire. Umushije umwe owita karyo mushomesa ariko yesa mu primary yanywa waragi, igeze nyuma warajye iramuzonga neza, bwanyuma waragi mbweni yira yamutahamo yamukora busha, arangije afata diplome ye arayishwanyaguza. hati bwanyuma yija yakwate impapura zeyezo yashomereho bushomesa afata yazicwanyaguza, diguriye arashwanyaguza. akakwata diguriye yacwanyaguza. ubu yirirwa mu muhanda afashe agacupa ameze nka murya. hati erizoba no mushanga muhanda ariko torora kwatira akacupa ka waragi. ijambo rivuze ngo iki? Ekigambo cyagamba ngwenji, maze bwira umuntu iti akagambo no muntu ati kubaho Uwiteka nibwo bwenge, okuteka mu ruhanga kitinisana, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. kandi kurugwa mu kibi niko kwitegereza. hari ijambo Pawulo yavuze, hariho ikigambo Pawulo cyo yagambire, kandi Pawulo kandi Pawulo yari yarize, akaya yarashomere, yari afite degitora mu mategeko, akaya yarashomera yine doctorate mu mateka. arangije bwanyuma yandikira Timoteyo, akahandikira baraha Timoteyo, aramubwira ngo yewe Timoteyo, akamugira ngo uwo Timoteyo, nubwo nabanje kuba umutukanye, nebwe nabanizo kuba umuntu wo kujuma yego n'umunyarugomo, kandi umuntu ayina mico mibi, ariko narababariwe, konka nkasasibwa, konka nkasasibwa, kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. kuba nkani mbikora ntakamanyiro ntakikirize, nubwo yari dogiteri kera, no kugira ngo akashomere ahikira revo ya doctorate, ari umunyabyaha, konka aryo mfisi, icyo gihe yari injiji. nikimanyiso ngo bwirobwe akatine cyari kumanya ibyo yakoraga byose, byabe nakora byona, nubwo yari dogiteri, no kugira ngo akashomere, ariko yabikoraga mu bujiji. konka kanakora ibyo byona mu butaka. yandikira Timoteyo aramubwira ngo ngibyo nabikoraga mu bujiji, akandikira Timoteyo ari kumugambira ngo ibyo ngani mbikora ndi kubikorera mu butamanya, ariko ubu narajijutse kubera gutunga Kristo Yesu. kamanya abo kugira ngo nkikiriza Yesu. ubwenge bwa mbere ni ubwo gutunga Yesu mu mutima wawe, amagezi go kubanza nago kwikiriza Yesu mu mutima gwawe. agaciro gakomeye ni ukugira Yesu mu buzima bwawe. ikintu cyo muhendo munonga no kugira Yesu mu magana, wakwiga amashuri ukaminuza, mubasa kushoma ukahikaza ariko utagira Yesu muri wowe ugasanga byaranze. konka wotine Yesu muri wowe ukashanga ati waba warize makerere ukarangiza, mubasa kuba warashyire makerere ukashoma ukaheza, wakwiga university ya Butare yo mu Rwanda, ukaza mu university ya Butare Rwanda ukashoma ukaheza, waba warageze muri Amerika ukiga Harvard, mubasa kuza muri Amerika ukega mu university ya Harvard, ibyo byose udafite Imana cyangwa konka utabarwa wotine ruhanga narashotaka muri urinjije. nikimanyisa ngo tine cyo rukumanya, kandi kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuteka mu ruhanga kitinisa niko ndashimira Imana ko itanga ubwenge, ngenda kwebaza ruhanga abo kugira ngo ndashimira Imana ko itanga icyubahiro, ngenda kwebaza ruhanga abo kugira ngo ndashimira Imana ko itanga ubwiza. ngenda kwebaza ruhanga abo kuba nagabo burundu. haleluya, duhereze Imana icyubahiro. tinisa tukihereza ruhanga. haleluya, Amen. haleluya. Amen. nabwiye umugore wanjye nta mashuri mfite, kagambira mukazi wanjye niwe tinashomere, none Yesu yangiriye umugisha, konka Yesu akampa umugisha, anyihera umurimo. yampa umurimo. iyo ambaza amashuri nenda yakura he? pastori kakigarukemo akagambira mukazi we ngo we tarashomere, konka Yesu wamugirira imbabazi akamwehera umurimo, kuri yaramuburize mpapura zo kumuha umurimo akanaza kuzihahiye, kandi amashuri mfite, kandi akushoma ko yashomire, mfite amashuri 2 n'igice bya primaire, we akashoma kirasi 2 na neciceka ebya primary, ariko nshimira Yesu konka nebaza Yesu umpagurutsa turinde uje kumvugira. Yesu ari kunyimutse akagira ati tembe nyoni uze kungambira, kambara karuvate nk'abantu bize, kambara karuvati nk'aba, kambara ikoti nk'abantu bize, kambara ikoti nk'aba, kanagera n'abize nanjye ukabona narasomwe. nanye no kutambura n'aba bashomene nanye kare. umunsi umwe nigeze kuza ahantu bita Kabare, runako rumwenkazi wo mu kicweka cyo bari kweta Kabare, nari mvuye Gisoro, kandi nduga Gisoro ndaza mu kavatiri kije mu kamotoka
hazamo n'abazungu, harimo n'abazungu. Tugeze mu rugano turi kuja za Kabare, ariko twahise mu rugano turi kuza Kabare, ibikoko bija mu muhanda, ibinyamishwa bikiza byazo mu muhanda. Umuzungu abambonye nambaye neza agira ngo nize makerere naraminuje. Umuzungu ko yandebere njwirege wakagira ngo kashoma nahika makerere mbonu ndio mukugu. Naho yicaranye n'abafumbira bambaye nabi, kumbe ashitame n'abafumbira ngo ngabajwire ariko bize ngo ngabakashoma. Umuzungu abari nge bahereza telefoni, hato umuzungu akakwata isimu yagikwasa, akavuga mu Congereza ngo ni mukamerera ibikoko. Akana gambo mu ruzungu ngo nkwatire ibishanyo by'ibinyamaswa byo mpaho. None nkayoberwa ibintu ari kumbwira abandi bagaseka, kandi akumenya byari kungamira abandi bo basheka. Nanjye nihagaraho nubaha ikoti nari nambaye, ati nahanyenkeyemeraho na hekiti nise koti yo nabire njwire, kajya ndivugisha ngo so hamwe numvaga bize bari kuvuga so bashomire baragamba ngo so noneho numva ngo sinzi ukuntu Imana yampaye kubyumva, numvamo gake uruhanga kampa kubuhurira, ndayifata ndagenda ndi gukamera. Umuzungu arongera ansaba telefoni sinabimenya, hata umuzungu akasho yansaba telefoni yeye ngo ninyimusubize, nanjye mpora muri so nihagararaho, nanjye natigara muri so bavuye Gisoro bari guseka ndi so kare babashije barigira Gisoro bari gusheka nyo. Ariko ndashimira Yesu utareba ku mashuri. Kandi nyebaza Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Kubaha Uwiteka nibwo bw'amaranga kitinisa, nibwo magezi. Kuva mu byaha niko kugira gutera guhereza Imana icubahiro. Haleluya. Ubushize mu biro byahwiri navuye mu gihugu ca Mozambique, kandi nubwo mu ihanga rya Mozambique ndagera South Africa, nagenda naza mu South Africa, ndaza ngera mu ndege, nija nagera mu mege, nari ndava mu ndege ngafata iyindi, ubwo kandi nubwo mu nyonyi ndikuzomo ndijo. noneho nkurikira abantu twazanye mu ndege, kandi nkagoberera abantu abo twatwine, abo tuhagarara kuri cya kintu kizamura abantu, kwemera hagiye kintu kiri kwimusa abantu ayiguru, mba nikurikiye abantu bagiye muri Amerika, nyowe hati nagoberera abantu bari kuzo mu ihanga rya, kandi ngewe ndi kuza mu Rwanda, kandi ubwo nyowe kandi nzo mu Rwanda kitujaniye abantu bajya muri Amerika no muri Canada bagiye, ati kiriya cyatutwara mu bantu bari kuza Amerika na Canada iyo bari kuza, icara nkitegereza, nashitama nayetegereza, kumva abantu bari kuvuga Ibyongereza, abantu ni bagamba urujuru, kumva abantu bari kuvuga Ibifaransa, abantu ni bagamba urufaransa, chaka ico ndavuga nkaroneke ndaga akarimo inzi ni Igiswahili mu gace, akondi kumanya akakene akaswahili. Noneho ngiye kubona mbona umugabo araje, hati na umushisha nareba yija yambaye badge ya protocol, akajwire badge iri kwereka ngo aryo mukora, ndavuga ntariko nazimiye nokuri, hati nagira mazima nabuze nokuri nazima mbuzire, banegeye wa wundi, hati namwika bamukozeho inyuma nkangurukira, namukwate nyuma bati mba ndamwitegereje, nanjye namwitegereje mbasha. Imana imbicongereza gikeya, rahanga yija yampora muje mwigana bagenzi, bivuga naba ari karabyumva, nkabigamba kubikunga yabihurira, mba ndamubwira nti ayi mugoyinga Kigali, ayi mugoyinga Kigali, ayi mugoyinga Kigali, ninza Kigali, ayi mugoyinga Kigali, ayi mugoyinga Kigali, ayi mugoyinga Kigali, ninza Kigali. Haleluya ariko, haleluya, ayi mugoyinga Kigali, ayi mugoyinga Kigali, ayi mugoyinga Kigali, hereza Imana icubahiro ariko, ayi mugoyinga Kigali, ninza Kigali. iyi Kigali na ati naza Kigali, amaze ibindi Byongereza ntibyo ntabyo nze, ayi mugoyinga Kigali, mine mu rujungu nambyandike tinkumanya cyo kunaniza Kigali, ayi mugoyinga Kigali, iyo ninza Kigali. Yesu ashimwe cyane, Yesu yabazwe munongo, ahita mfata akangwata avuga ibindi Byongereza, ibindi bijungu bye yagambira, ndamubwira nti reka ntayi mugoyinga Kigali, iyo ninza Kigali, ibyumbaza ntabyo nze, ayi mugoyinga kumbuza kubimanya ninza Kigali. hereza Imana icubahiro. Yesu ashimwe cyane, Yesu yabazwe munongo, yarongera amfata ku kintu kigira nka mucyo kiratumanura, akashoya yankwata anteka kintu kiri kugira abanjyanye mu ndege zitwara zijyana abantu muri Afurika, yatwara hanyanye ziri kumanya ko hari amasikirini menshi, hariho sikirini nyinshi, mbona sikirini hirya, atiko narebere hariya hiri yanditswe ngo Rwandeya, nkashomaho ikigambo ngo Rwanda Air, indege y'iwacu ndayibonye ni ukuri kw'Imana, indege yo wite nakire bamazimagara hanga,
ndagenda nicara imbere ya sikirini ndayireba nkagenda natura misho gaswanya indege ari razikesheje hate nyonyi kaneza kwija bitekererirwe mba ndasinziye mbaye nka gutyo natandika kwebaka wakumyamuturo ya mashusho ari muri sikirini hate bishanye byabereye biryo mu sikirini hariya avamo bishiriramo ayandi bikarigamo batekamo ibindi nkangutse nsanga Rwanda yavuyemo bashizemo ibindi ko narugiro mutiro bati nashanga Rwanda yarugireho bati ayimana ni Rwanda yansize ni Rwanda yandekire narahagaze nkemera isaha za checking zigeze eshako zahikira zo kuza kucebera izo bita gukora checking izo bita ngo kuza ha booking mbwe no kucebera ibyo nyonyi yanyu ngiye kubona mbona ya kureri ya Rwanda irongeye iragarutse ko nagire kureba nareba karayini kari kugamba ngo Rwanda akasho akagaruka kare bitajyana mnerekana itike yanjye y'indege agenda speed aho nabareka tiketi yanjye arambwira aranyandikira akampandikira arambwira urasohokera ku muryango wa 22 agira ngo noza kushorera umuryango wa Abernini arambwira ati aba nabo bagiye Kigali bakurikire akangambira ataba nabone baza Kigali mbwe baguberere nagiye mfasha umugore uzi icyongereza nkagenda ngwatsura umukazi ari kumwe yaragiye Kigali akanaza Kigali mpaka nshaka kugera i Kigali nkamugambira ndi lazima ngenda kwika Kigali twinjiye mu ndege tugataho mu nyonyi tugeze i Kigali ndavuga nti aho ko twashyize Kigali nkagira taho hayimugoyinga i Kigali irabikoze n'ukuri kw'Imana ndiyariza Kigali hayimugoyinga i Kigali irantabaye Kigali yanya tuzamure haleluya haleluya amashimaki cyane Imana izadutabara Imana izadutabara ntabwo Imana izigera itureka iyo uri mu nyungu z'Imana ugendana nayo waba rukoreramo ukunda kwa Ruhanga naza kugenda niyo Imana ihora igendana nanjye Ruhanga natamburana yanjye burizo ariho nahaguruka mu gihugu cy'u Rwanda bwa mbere umurundi ko nabandi zo kurugo mu Ruhanga rya Rwanda nagiye mu gihugu cya Tanzania nta n'igiswahili nzi nkazo mu ihanga rya Tanzania ntarakumenya no giswahili akajya kuvuga ubutumwa ndagaruka kagenda ko kanaza kuburira njiri ndashaka kukubwira iki ndagambira ki Imana izarinda ubuzima bwawe Ruhanga naza kurinda amagara gawe kubaho Uwiteka nibwo bwenge teka mu Ruhanga kitinisani kandi kuva mu byaha niko kujijura no kurugo mu kibi niko kumanya nyemerera uyu mwanya ati nyikiriza umwanya wo ndasengera ibyiciro bibiri nza kushabira imirimo mbere yo kugira ngo mbabwire ikintu Imana yanyeretse ndakabagambira Ruhanga cyanyorekire hari umuntu urimo hariho umuntu aryaha waba wari umeze nka Sekazuba kera cyagihe yarihebye yirirwa yinywera gusa yumva ko ubuzima bwarangiye kanyizane neza hariho umuntu ntihabaza kuba hariho umuntu ahambaha ariko ushwana nanye Sekazuba wabire mu bwirobwe ndikumango amagara ganjye kakakoma nabaza kuba ari mwaha yaba arimo yagira umugisha wo kuzamura ngo nanjye musengere mubwire ngo Mana uyu muntu uhindura ubuzima bwe yaba ari mwo mpaha nabaza kwetwara urugo mucisha nanye nkamushabira nkagambira Ruhanga uko wahindurira amagara ganjye na n'ubwo umuhindura amagara ganjye hari umuntu urimo nawe ushatse kwakira Yesu umwami n'umukiza nk'uko namwe bayicyo ntihabaza kuba hariho mu ndaho rwenda kwakira Yesu Kristo nko murokozi weye nanye nguko namwakire akaba ariko bwa mbere ukavuga ati nanjye mw'iki giterane ndakira Yesu ukaguryo mu rundi rwawe rwo kubanza ukagamba ngo nenye mu giterane cy'impaha nza kwakira Yesu ukavuga ati ubuzima nabagamo nanjye ndabusezere ukazamura ikiganza nkabusengera amagara go mbire ndimo nakomaha hatikanyakira amagara masoro